bigomba guhinduka Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga mwana wawe w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Yesu warakoze. Asubira Jeffrey. Wicaye cy'amagambo akomeye muri Bibiliya we. Ubu ni Bibiliya pe ni nziza cyane ranadufasha. ni nziza pe rwose man warakoze no kuyiduha kuko ijambo ryawe riratunyura riradukomeza n'umutsima udutunga umunsi ku wundi. ako katwe abatisitu bacyashya Harimo amagambo ajimije rimwe na rimwe usanga ducanga cyane ntituyasobanukirwe. ugasanga umuntu yakubwiye ngo kukijwe ejo bundi uri mu Mana neza ko mbona rwose ipeti uzitabira Rwose ko muri protokole mwiza rwose ubyitabira uri umudiyakonikazi mwiza. urahogoza mu rusengero Yesu we Korari ururimi wamfashije ukansobanurira kano kajambo handitse gutari handitse ngo igiteye ubwoba cya nijoro kizantera ubwoba. Igiteye ubwoba cya nijoro bavugaga iminyerondo bavugaga abajura biza nijoro giteye ubwose. Ariko twazabaza pasiteri n'ujye ubivuga. ugasanga ntabwo wabisobanukiwe cyane kandi yakabaye abizi ibintu byumvikana pe rwose. kuko rero ngo natwe tubyanze reka ugasanga ndamubwira ati wasobanura kino kintu hano handitse gute ngo igicu mu gihe cy'ucucu cy'urupfu biba bashatse kuvuga iki igicucu ari igicucu ndamenya cyari kirihera haryo tuye hariya mu Kanombe ntabwo napfa kubimenya pe. ugasanga rimwe na rimwe umuntu koko yakabaye abizi pe cyane dore badufasha twebwe si tuzo byahera pe ariko biranagoye pe. wenda byanagorana hari igihe umuntu arota ibintu bamusobanurira bakavuga ati noneho izo nzozi bimeze gute buri sorose bimeze gute njyewe narose cyacyo kantu kimutwirindwi utambuka muri kaburimbo kiyoka ufite umuntu abaye bangahe barindwi warabonye ari imitwe ingahe irindwi apo bose babonye ishuri pe yoshimwa mana we mana we mana we yego ibintu narose rino joro yagiye kwa muri kintu ngo mu maso ngo shyure ufite umugore icaho ndamufite urya ubugari se ukomba umwuka se rimwe na rimwe muri muramugore naho aba ushaka kuba umugore waguca inyuma aguca inyuma bigatuma rwose bagenda pasiteri amusobanurira byose kandi hakabera wenda nk'agapaje kabanza gasobanura ayo magambo cyangwa se kanahera ukaba wize ngo iyo urasira by'imitwe irindwi bisobanura ibi n'ibi mu magambo pasiteri bacu bakuru bakabidufasha pe mu byiciro byabo Imana yabihereye twebwe nk'abakristo bashyashya pe mukadufasha mu bakora akantu kifasha nyigisho kuri Bibiliya kugira ngo natwe Bibiliya dukomeze tuyisobanukirwe ugisobanura naho baye stuck cyangwa kuma nta kintu udasobanukiwe neza ujye kuri ya page urebe uvuga ati ko mujyana handitse wenda ngo ikasikasi ni iki cyase ngo icyana cy'indogobe umuyeti wenda n'ahantu Yesu yagendaga ubwe bigaragara cyane uko usanga bituma nkatwe Bibiliya twikundiye igitabo dukunda twese twikundira wenda mu migani ariko mu byahishuwe reka wihambira reka pasiteri azajya ahadusomera ngo hamwe byakozwe n'intumwa ngo hano hati yakoni ngo muri Timoteyo reka ibyo ngo n'abatanu ngo bari ankere ukunda gusoma ngo mwitangiriro ngo ugene bya pasiteri ngo uhasoma ugasanga twabyirana muri za Zaburi twibera muri za Mariko ngo rero hano hari utuntu twumvikana cyane uko byadufasha twese gutunga Bibiliya ariko tunasobanukiwe ayo magambo kugira twese tuzahurira mu bwami bw'ijuru rusirinda bitarenze ibyo rwose bigomba guhinduka rwose bigomba guhinduka